Itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane 1994, itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane 2025, imyaka 31 irihiritse twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, dukomeza no gufata mu mugongo abarokotse iyo jenoside yakorewe abatutsi, ndetse tunafata mu mugongo abanyarwanda bose muri rusange kuba dukomeje kugenda duhangana n'ingaruka za jenoside. Uyu munsi rero ndabasuhuje mwese abakurikiye Omar TV Show, njye ndi Mr Omar. Ahangaha rero reka dutangire tutihuse mu by'ukuri kugira ngo mujye no mu tundi turimo twanyu, kandi munibuka mwiyubaka, niyo ntero dufite, niyo gahunda iriho. Ijambo rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku itariki zirindwi z'ukwa kane mu minsi ishize, ubwo icyunamo yagitangizaga ku mugaragaro, ryakomeje kuba akajombabugabo ku bazungu, ryakomeje kuba amagambo mu by'ukuri atazabava mu mutwe, amagambo adashobora kuzabava mu ntekerezo zabo, ryakomeje kuba agahwa mwino ry'abo bagabo b'i Burayi ndetse n'iyo ngiyo za Amerikana. Yaragize ati mu by'ukuri nta muntu n'umwe ufitiye ideni, nta muntu n'umwe ufitiye umwenda w'uko ugomba kubaho, kandi ntuzagire uwo ukesha kubaho, ujye ubaho uko ubayeho kandi urwane kugira ngo ugere ku cyo wifuza. Yavuze ijambo rirerire, ariko ndi kugira ngo tuvuge ku ijambo rimwe yavuze, rikaba ryarabaye ikibazo gikomeye cyane, rikaba ryarabaye ikibazo gikomeye kuri abo bantu biyita abapolisi b'isi. Naho Perezida wa Repubulika yagize ati abo ngabo birirwa batubwira icyo tugomba gukora, nibajye aho bashaka, nibagende bibera aho bashaka, ndetse ahubwo arenza aravuga ati nimujye mu kuzimu, go to hell. Iri jambo rero ryakomeje gukotingwaho n'abantu bagiye batandukanye, mu by'ukuri bagenda babivugaho ibintu bigiye bitandukanye, ibinyamakuru mpuzamahanga, ibinyamakuru bikorera mu Rwanda. Iri jambo riba ikibazo, bihagurutsa ba bandi twavugaga, rihagurutsa abazungu twagiye tuvuga haruguru bo mu burengerazuba bw'isi, cyane ko ari we yikomye, nawe yanagarutseho cyane, ndetse n'Ababiligi ndetse n'abandi banyaburayi mu by'ukuri batumva kimwe n'u Rwanda, batumva ibijyanye n'ino gahunda u Rwanda rurimo yo kwiyubaka. Baravuga ati rero u Rwanda mu by'ukuri hiyongereye ku bihano rwaba rwarafatiwe, ahubwo hagomba gufatwa izindi ngamba nshyashya, hagomba gufatwa izindi ngamba zo gukomeza gupenaliza cyangwa se gukomeza guhana u Rwanda. Mu by'ukuri iki kibazo u Rwanda rugiterwa n'uko u Rwanda ntirwumvwa. U Rwanda ntabwo ruvuga ikibazo cyarwo ngo rwumvikane. Mu by'ukuri ibi bihugu by'abazungu, ikigaragara ni uko ari nabo baba bashaka yuko u Rwanda rukomeza kuguma muri ibi bibazo, kuko n'ibindi bibazo byinshi u Rwanda rurimo nibo babiruteje. Duhereye iyo ngiyo mu Budage, ikatwa ry'imipaka n'iki, tukaza bikomeza kugenda bimeze gutya. Aha rero niho u Rwanda ruvuga ruti ntago tukiri muri yasi abantu bicwaga batavuze, ntago tukiri muri yasi abantu batabasha kwirwanirira, ubu tuzavuga ndetse tuzanarwana. Ni naho Perezida wa Repubulika yavuze ati njye nshobora kurwana kugira ngo mbeho, nahomba ngahomba ariko nkarwana, kuko hari igihe bishobora kubaho icyizere cy'ubuzima kikagaruka. Rero iri jambo yavuze bagenda barikotinga cyane, bagenda mu by'ukuri bagaragaza yuko ngo u Rwanda ngo rwaba ngo rufite agasuzuguro, ndetse hari n'abavuga yuko batazi imbaraga rufite, aho rwaba rugenda ruzikura. Buriya rero mw'abantu mwe, iyo ufashe umuntu ukabona atangiye kujya agira bimwe yifasha atakigukeneye cyane, birakubabaza, kuko abo banyaburayi
bakomeza kuba bifuza yuko twahora tubategeye amaboko, twahora tubategeye amaboko. Icyo bavuze tuvuga ndiyafande kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bikaba ari byo bintu mu by'ukuri ahanganye nabyo, bikaba ari byo bintu akomeje kuba yarwanya. Ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tukuri inyuma nk'abanyarwanda, ndetse duhari kugira ngo natwe twikorere u Rwanda rwacu, twiyubakire u Rwanda rwacu rube rushya, turugire rwiza kurusha uko twarusanze. Rero tuvuye hano mu Rwanda, murabizi yuko ibibazo byo mu Rwanda ntiwabivugaho ngo ugende utavuze ku bibazo bya Kongo. Bimeze nk'agati k'inkubirane mu by'ukuri, aho ubonye Kongo byanga byakunda uhabona n'u Rwanda, aho ubonye u Rwanda byanga byakunda uhabona na Kongo. Ni ikibazo kimaze imyaka myinshi, ni ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi mu burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha rero Kongo bikomeje kugorana, ngo Kabila Kabang ni umufasha wa M23, ni umufasha wa AFC M23. Murabizi byahereye kera bivuga yuko Joseph Kabila, uyu wayoboye DRC igihe cy'imyaka igera kuri 18, ngo yaba ngariwe ngo uri imbere cyane, uri imbere mu bantu bari gufasha AFC M23, ngo bashobora kuba aribo bayiha ibitekerezo ndetse n'ubundi bufasha bugiye butandukanye. Bikaba rero byanashimangiwe mw'abantu mwe, nibyo duhora tubabwira. Iyi mikino ya sinabyaye ya politike ni imikino mu by'ukuri iba ifite ahantu icanganye, ni imikino iba ifite ahantu igorera abantu kuyumva, ariko nibyo ngiye kugira ngo turebeho. Tugiye gusasanura neza urugendo, cyangwa se nge rwita uruzinduko rwa Joseph Kabila muri Kongo, kuko yari amaze iminsi yarafashe umwanzuro wo kwibera muri Afurika y'Epfo, aho avuga yuko yagiye gukomeza amashuri ye kandi ngo mu bya politike. Ariko abandi bakibaza bati, ubundi ibyo bintu bya politike ari kujya kwiga arigamo iki? Ibyo atakuye mu buyobozi yayoboye imyaka igera muri 18, ubwo mu by'ukuri ari kwiga iki muri politike yaba atazi? Yaba atazi we akavuga ati nta kantu ndi kugira ngo niyongerereho ku bumenyi mfite, ku mpamyabumenyi mfite, nta kantu ndi kugira ngo ndomekeho kugira ngo nanjye ndebe yuko mu by'ukuri naba umujejeta bumenyi, cyangwa se naba incarwenge mu bya politiki. Ariko abantu bakate Kabila wowe Kabanga, n'amayeri yawe twarakumenye, ni wowe ufasha AFC M23. We akabihakana avuga ati, ese umukongomani wese ufite amafaranga, cyangwa se umukongomani wese uzwi uvuze kuri M23 aba ari umufasha wayo? Murabizi ba Moise Katumbi baravuzwe. Ahangaha rero burya abarundi bagira bati, aho ubonye impene burya ujye uhashakira n'ikiziriko. Bakavuga bati, aho ubonye Corneille Nangaa mu by'ukuri ujye uhashakira uyu nguyu Joseph Kabila, kuko aba nabo ni abanywanyi. Abangaba ni abantu b'inshuti cyane, kuko mu gihe uyu nguyu Joseph Kabila ari n'umuyobozi, uyu Corneille Nangaa nawe yari umuyobozi ushinzwe iby'amatora muri Kongo. Kuko muzi yuko uyu Tshisekedi ajya kujyaho nta gapolitike kakinwe, ashakirwa amajwi, kandi uwo yamushakiye ni Corneille Nangaa, niwe wayamushakiye, kuko niwe wari ukuriye komisiyo y'amatora muri Kongo. Kandi urumva icyo gihe komisiyo y'amatora Corneille Nangaa yari akuriye yari iyobowe na Joseph Kabila. Niyo hantu rero abantu bavuga bati, burya ahantu ubonye Corneille Nangaa ujye unahashakira Kabila. Urabona none muri iki gihe Corneille Nangaa ntabwo ari kumvikana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abantu bakavuga bati, nta byaba bitangaje kumva yuko Corneille Nangaa yaba afatanyije na Kabila. Ati ibyo ntabwo byaba bitunguranye rwose, ndetse binaba igihamya cy'uko uyu Joseph Kabila ubwe yivugira ati, njyewe ngiye kugaruka mu gihugu cyanjye cyambyaye cya Kongo, ariko ndanyura i Goma,
ndaca igoma njye gusuhuza abanywanyi. Ni mu magambo make niko wavuga ati ndacayo njye kwisuhuriza abanywanyi, njye gusuhuza inshuti za kera. Abandi nabo bakavuga bati se ko muri za 2011 uyu Joseph Kabila ari we warashe kuri M23 ndetse akanayimenesha ikava mu gihugu, ubwo byo nta kibazo afite, nta bwoba afite. Igisubizo kikaba kuba ati se iyi AFC yowe nande? Ni Corneille Nangaa. Ese abo yarashe ni bande? Hari barora nkunda kandi batakivugwa, batagihari. Ikigaragara iyi M23 ihari uno munsi ni M23 igize iki, ivuguruye, bakavuga bati nta kibazo rwose igoma. Uyu mugabo Kabila Kabang ni ukugenda yisanga rwose, ni nk'umwana uvuna umukenke akiyongeza undi ati ni dadi wayiguze, ni dadi wayiguze. Aha ni ukugenda yikoreramo rwose. Rero bikaba bitegereje yuko hagaragara icyavuyemo ndetse ibyo yaba yaganiriye n'aba bagabo b'igoma M23 yakaniye rwose, yakaniye. Bikaba bikomeje kugenda bitegerezwa, nitugira icyo tubimenyaho M23 yaba yatangaje cyangwa se Kabila Kabang yaba yatangaje, Omar TV Show tuzaba nyambere kubibagezaho. Ibi kandi bikomeje kuba nyuma y'uko uruzinduko cyangwa se umushyikirano iyi Congo DRC yari ifitanye na M23 i Qatar yaba yasubitswe mu gihe M23 itangaza yuko yo yari yiteguye kuganira, kuko n'inzitizi zose zayo butume Congo ivuga ati M23 dore ngiyi niyo iteza ibibazo, M23 yazikuyeho. Muzi nka buriya nko kuba yari yafashe Walikale ikahava, byari mu buryo bwo kugira ngo clean sheet, bimwe bita gukura umwanda mu nzira cyangwa se gukura imbogamizi mu nzira, kugira ngo Congo itazagira ikintu na kimwe yitwaza. Rero iyi Congo niyo yasubitse imishyikirano yari ifitanye na AFC, ivuga yuko ngo ititeguye, ariko ibi ngibi ku basesenguzi ba politike bikagaragaza yuko ngo Congo yo ikintu ishaka ari ugukomeza kurwana, ahubwo nk'uko mu minsi ishize uyu nguyu perezida wa Congo Antonio Felix Tshisekedi Chilombo we yavuze ati M23 niba mwumva yuko ngo mugifite imitsi nimuhangane turwane, nimukenyere turwane. Ndetse bakanavuga yuko uyu nguyu Felix Tshisekedi ngo hari inyungu yaba akomeza gukura muri ino mirwano iyi Congo ngo yaba M23 yaba iteza muri Congo, kwa yuko ngo akomeza kugaragaza nk'umuntu w'umunyantege nkeya. Muzi na wa mubyeyi w'umuvugizi wa Congo yuko bakomeza kugaragaza yuko ngo Congo ngo ari inyantege nkeya kugira ngo igirirwe impuhwe, izarwanirwe n'ibihugu by'amahanga. Nyamara ibi ngibi byo gusubika bino biganiro, nk'uyu nguyu Kanyuka ni umwe mu bayobozi ba AFC ndetse na Corneille Nangaa, bavuga yuko nta butumire bigeze babona bubajyana i Qatar mu kuganira na Emir wa Qatar. Ndetse ariko andi makuru akavuga yuko nubwo bari kuvuga ko nta butumire bigeze babona bujya kubahuza na Tshisekedi, ahubwo babitangaje ngo bamazeyo iminsi ibiri, ariko ibiganiro ku mugaragaro ntabwo byigeze biba, ndetse nta n'amakuru ahari agaragaza yuko iyo minsi ibiri bo bamazeyo uyu Tshisekedi yaba yari yagezeyo. Nta kintu na kimwe kibigaragaza, usibye yuko Congo yo yivugiye yuko ngo ititeguye, ndetse abantu banemeza yuko impamvu ivuga yuko ititeguye yo yishakira intambara, inashaka akantu gakomeza kugaragaza M23 yuko aribo badashaka imishyikirano. Kandi M23 mu gihe ikuye imbogamizi zose mu nzira, Congo igatangira kuvuga yuko ngo ititeguye, ni ikigaragara yuko iyo M23 bitaravuye Walikale, Congo yari bwemera imishyikirano. Sinzi nawe muri kumva iki kintu, Congo yari bwemeye imishyikirano, noneho bagerayo Congo ikavuga ati dore twebwe abo bantu impamvu dukomeza kurwana nabo ni uko bakomeza kugenda bigarurira impande zacu z'igihugu zitandukanye.
inshuti abavandimwe bakunzi ba Omar TV Show, ibiganiro kuri Omar TV Show nakagaruka. Nge ndi Mr Omar Mutwara Sibo nyawe. Mukomeze mudukurikire, mudukunde ndetse mudukundishe n'abandi. Mu by'ukuri nibyo bizakomeza kuzamura uyu muryango mugari wa Omar TV Show, kandi turabakunda, tubifuriza gukomeza kwihangana no gukomeza kubasha kumaneginga ibi bihe turimo, mukomeza abarokotse jenoside baburiye ababo muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, kandi dukomeza kwibuka twiyubaka. Turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza.